uzabimenye gusa ko inkotanyi arizo zahuje amarage yose u Rwanda rwateruranwe. yego. Ari irage rya Benimana, ari irage rya Kanyarwanda Gahima cyangwa se ubumwe bwacu, ari irage ry'ubudahemuka rya Ruganzu Ndori na Cyilima Rujugira nawe akagira ubwo bita irage ry'ubutaneshwa. Noneho rero n'irage ry'ubudaheranwa ari naryo irage ryo gukotana. Kandi gukotana nyine rero ni umwuka, ni spirit, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye kugira ngo dushimishe abadukurikira. Ni iki twakora koko? Hari umuntu nigeze kumva mu kiganiro ari kwigisha abakirisitu, hari ahantu mu giterane cyahuje abantu benshi, ntabwo byari iby'idini ahubwo byari birebana n'amateka y'u Rwanda. Baravuga ati maze Imana ikampa imbaraga nk'izo yahaye Yezu, nkajya mpura n'umuntu ufite urwango nkamujomba igishinge cy'urukundo. Twe dukora iki kugira ngo twumve ko uru rubyiruko ruri hano i mahanga, anazi icyo bisobanuye imahanga, bumve bakunda ikinyarwanda kibaryohere, kuko iyo ukivuga nareka kujya gusenga nkagutega amatwi. Dukora iki n'abandi babikunde? Wabonye ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari kumwe n'urubyiruko rw'indangamirwa basoza itorero. Iyo dufite ubushake bwa politike nka buriya, iby'ingenzi tuba tubifite, nitwe twakwinanirwa. Ngiye kuguha akazi rero, nubwo buriya ariko yaranakaguhaye kandi uzi ikinyarwanda, wakwihaye akazi tugahita tugakora kazaduhere. None se ubundi ko ari nawe wavuze ngo uhinga mukwe ntasigana, murasiganya nde? Mbabarira rero dukora akazi tuganiriza abantu ikinyarwanda kibi cyawe, tukigushinga ko ibintu uvuga birimo ubwenge bwinshi. Uzi ko ushobora gushinga idini ryitwa ikinyarwanda? Ko atari icyanjye se, ari ikinyarwanda, ari n'ubwo bumenyi, ni iby'u Rwanda. Ibyo rero abantu babyiyitirira sinzi aho babikura. Inshuti bakunze b'ikinyarwanda dukunda, iki ni ikinyarwanda dukunda nk'uko musanzwe mumenyereye, tubagezaho ibintu bitandukanye byinshi, aho tuba tuvuga amateka y'u Rwanda n'abantu bakunda ikinyarwanda, aho tuba tuvuga ibintu byinshi bitandukanye byagirira abantu benshi akamaro, kugira ngo twigishe cyangwa twigire no ku bandi bazi byinshi kuturusha. Iki ni ikinyarwanda dukunda, nkunda kuvuga ngo Rwanziza rwemye gahorana intwari rwa Gasabo dukunda, ngende mudakikwa Rwabugarama, ndi kumwe n'umutumirwa wacu, ntari bubashe gutinyuka kumuvuga mu izina kuko nta mwana uvuga umukuru kandi amuri imbere. Mwatangira mutwibwira? Urakoze Rwanziza, nitwa Masengesho Felix. Yego. Ndamenyerewe hano ku kinyarwanda dukunda, kandi ndagushimira ko wantumiye bwa kenshi, niko navuga mu kiganiro. Urakoze cyane. Sinzi ko ari ukugutumira ahubwo ni ukwisanga ni mu rugo, kuko aha tuzahahurira kenshi cyane, kugira ngo guhabwa ikaze mu kinyarwanda. Ubundi bavuga iki? Ikaze urumva ni icya mbere, ni uko umuntu aba yahawe uburenganzira bwo kwisanga, ni ukuvuga ngo ubuje mu bawe. Rero iyo abantu baguhaye ikaze nyine baba bakwibukije ko uri mu rugo, ko kuvunyisha kwawe kwemewe. Ibyo mu muco wacu rero rihoraho. Aha tubitangaje ku mugaragaro ko iyi cana ari iyacu twembi, ni iyacu, nta nyirayigira, ni iyacu twese. Ubwo ndagabanye ntabona rwose. Hanyuma uyu munsi rero tugiye kuganira. Ubushize sinzi nimba ariko bavuga, ugenda unkosora,
watubwiye ku Nkotanyi cyane umwami Rwabugiri, Kigeli wa kane Rwabugiri rwa Rwogera rwa Gahindiro, nimba ntibeshye. Uyu munsi watunyuramo muri make muri ayo mazina nkomoje atatu? uri mu nganji cyane, nibyo. Kiriya cyari igisingizo cye, naranabivuze ubushize, Inkotanyi cyane. Ndetse akaba nk'uko wabivuze ubundi yabyirutse yitwa Sezisoni, ariko kuko yari igihangange cyane aza guhura n'abandi basore babiri bitwa ba Rwabugiri. Izina babwira ko rikwiye umuntu w'igihangange nkawe, abaha andi mazina araryitwa, yitwa Rwabugiri, ariko yimara Kigeli wa kane nk'uko wari ubivuze, akaba mwene Rwogera rwa Yuhi Gahindiro. Abo bose rero bakaba ari abami b'u Rwanda bafite ibigwi. Mu kwima kwe rero nanabivuze n'ubushize, akaba yari mu zindi ngabo zabyirukanye nawe, umutwe w'umurangangoma bita ingangurarugo, zikaba zaravukiye mu rugo rwa se turi bunavugeho, i Kaganza, murwa mukuru w'i Kaganza na Muganza. Niho ingangurarugo rero ziyubakiye zibyirukanye nawe. Harimo abana bari mu nsibo zose z'u Rwanda, Bega, Bazigaba, Benegitore, Bakono, abo bose bari abana bagera muri 40 cyangwa barenzeho gatoya. Iryo zina rero bakaba bararikomoye ku butwari bwabo kuko bari bakiri bato. Mwana Sezisoni asaba se inka ngo amugabire, aramubwira tuzatere mu Ndorwa, hanyuma inka uzanyagayo uzaziha abagaragu bawe. Yavugaga urwo rubyiruko rwabyirukanye nawe cyangwa rwatoranwe nawe. Baza kuganira rero, baravuga bati turarinda kujya mu Ndorwa kurwana n'ingabo n'iki, kubera iki? Ko Rwogera ari ugira inka nyinshi, uwamutera. Baramutera rero, banyaga inka z'ibwami, ariko n'ubundi bakaba baravuze ko ari abasore bazi kumasha, bazi kurasa intego. Rero bamaze aramuhamagaza murakariye, aravuga ati ariko warambwiye ngo ntere nyaga inka, rero twasanze ari wowe ugira nyinshi, ni wowe twahisemo gutera. Nuko rero izina ry'ingangurarugo ryaje, kuko urugo rw'ibwami nyine ntibarutera. Icyo kinyarwanda naho gikomoka, kuko bahangaye urugo rw'umwami bakahanyaga inka. Rero abo basore babyirukanye nawe, bakoranye nawe iyo mirimo itandukanye, nibo ngangurarugo. Tumuzi rero nk'umuntu, nk'uko nabivuze ubushize, wagize uruhare runini mu gucyamura amahanga, abantu bigobotoye u Rwanda, ntibemere ingoma yaho, ntibayoboke u Rwanda. Yagiye abatera ibyo bita kumata, le rebellion. Abantu benshi bazi ko yaguye u Rwanda, ariko mu by'ukuri si byo, kuko abenshi burya babaga ari abavandimwe, bahoze ari bene Gihanga, bakagenda bava ku ntango y'umurage, agenda bagarura kugeza ubwo atangiye. Ariko nanone nk'uko nabivuze ubushize, ni umwe mu bami bahuye bwa mbere n'abazungu b'abakoloni, akaba yarakiriye umudage witwa Adolf von Götzen i Kageyo mu karere ka Ngororero k'ubu ngubu. Nicyo yenda naba mvuze kuri Rwabugiri Inkotanyi cyane, umwami w'u Rwanda kuva mu 1853 nibwo yimye ingoma ya se Rwogera. Akoze. Se Rwogera, umwami agira se, biremewe kuvuga ngo se w'umwami?
cyane kuko ntawe utagira inkomoko. Mm. Ndetse n'iyo atanze ingoma nyine ayiha umwana we. Yego. Ese Rwogera urwo rwa Gahindiro, Rwogera we twamumenya iki? Rwogera rwa Gahindiro ni umwami wari utuye i Kaganza nabivuze, aho nyine ingangurarugo zakomotse zabyirukiye. Yari umwami rero w'inka, icyo nicyo twamenya. Akaba yari atuye i Kaganza nyine, ibigabiro bye biraboneka ku bahasura. Ni ahantu rero hafite amateka maremare, ni umwami ufite ibigwi nawe cyane. Navuga ko ku ngoma ye nta bintu byinshi bivugwa, ariko hari iby'ingenzi navuga bigera kuri bitatu. Icya mbere ni igitero cyo guhorera se, cyagabwe ku ngoma ye. Yari akiri mutoya, yego, wenda ndaza kuvuga ko bose uko ari batatu bimye ari bato. Ari inkotanyi cyane. Rwabugiri yimye akiri muto. Ibitero bya mbere naranabivuze n'ubushize byari biyobowe na Murorunkwere. Rwogera nawe yimye akiri muto, ariko we nibura yari aruseho cyangwa yanganaga na Rwabugiri, ku buryo rero igitero cyo mu Burundi cyabushize ku mavi kikabucecekesha. Cyaje no kwitwa Rwagetana. Ntabwo ari urunyarwanda dukunda cyangwa ikinyarwanda dukunda. Ngo bayise Rwagetana ni urukonjo. Mu ndimi rero zigize urunyarwanda ubundi ruva mu ikinyarwanda kiva mu runyarwanda, ko ni ururimi. Abazungu nibo uretse gato urunyarwanda niho bavuga urukonjo. Rumwe mu ndimi zigize urunyarwanda harimo urukonjo, harimo urunyakirima, harimo n'ururi. Ishono urayizi? Iyo ni iyawe nayo. Yego, dukomeze. Mu rukonjo rero bavuze ko iyo ntambara, bambajije umuntu bati bimeze bite ku rugamba, yavuze ko Rwagetana mbese ibintu birakomeye, ariko iyo ntambara abanyarwanda barayitsinze cyane. Ikaba yari itandukanye n'iy'abarundi bari batsinze ku ngoma ya Segahindiro ku Muharuro. Rero kiriya gitero cy'abarundi cyabaye icyago gikomeye cyane ku Barundi. Niba nibuka, hari umutasi wa Nyiramavugo Nyiramongi yababwiye ko Abarundi bagiye gutera, kubera ko ngo bari basanzwe bazi ko abeshya, bavuga ko barabinnyega ntibabyumva. Noneho ngo araturika ararira. Ndaza kwibuka yenda izina rye. Arize, Nyiramavugo Nyiramongi aravuga ati, uyu mugaragu wanjye ubusanzwe yavugaga akatabaza, akavuga intabaza, ariko ntabwo yigeze arira. Kuba arize rero birashoboka ko bikomeye cyane, ko buriya iyo utabariza u Rwanda niko bigenda. Abonye batabyumva, bya wa mugani ngo umwana murizi ntakizwa intozi. Babyitaho rero kubera iyo mpamvu, bohereza ingabo zimwe zijya ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi, izindi zitera ziturutse ibwami. Noneho rero muri uko gutera banesha Abarundi cyane. Icyo gitero rero cyagize izina rikomeye ku ngoma ya Rwogera, nk'uko wari ubibajije. Ariko icya kabiri navuga kuri Rwogera ni uko
intambara zari zaragiye zibaho zabanje, ndetse na sekuru Sentabyo yaragerageje, se Gahindiro yari yarayigerageje, intambara yo mu Gisaka ntabwo byari byaraboroheye, ariko icyo navuga ni uko Rwogera ari we watsinze Burundi Gisaka, ndetse n'ingoma yabo Rukurura akayibambura, akayinyaga, yizana i Rwanda. Yigeze no gutera Abashi, ariko cyo nticyavugwa mu bintu bihambaye. Navuga ko ibyo bibiri ari byo byari bihambaye, gucecekesha Uburundi bwahoraga bwigimba u Rwanda. Icya kabiri rero ni ugutsinda Abanyagisaka, ndetse n'ingoma yabo Rukurura ikayoboka u Rwanda burundu. Nabyo bikaba byaraturutse ku buhanga yari afite bwo kumenya igihe cyiza cyo gutera, kuko Abanyagisaka basaga n'abatarimo kumvikana. Gisaka, Migongo, Mirenge n'Igihunya basaga n'abitandukanije. Noneho aravuga ati aho kubaterera rimwe twatera umwe umwe, hanyuma batsinda atyo na Rukurureza gutyo. Rwogera rero nicyo navuga, yabayeho igihangange ku gihe cye, ariko no gushyiraho administration nanone twavuga ko yatunganije ubutegetsi bwe burahama, umwami nyine ukwiye. Nawe rero akaba, icyo wenda ntari mvuze ni uko umurangangoma we wari ingabo zitwa Abakwiye. Abakwiye niwo murangangoma, nizo ngabo nawe yabagamo. Buriya buri mwami yabaga afite itorero yatorejwemo, abo bangana bakabana muri iryo torero, akenshi akaba ari nawe uriyobora, ariko yamara kwima ingoma akaba yariha muri abo ngabo batoranwe nawe, ndetse nyuma rikaba ryanaragwa umwana we cyangwa se undi muntu wese w'igikomangoma ukwiye ushoboye. Tukaza kuri Gahindiro rero tugasoza. Yuhi Gahindiro rero nawe yavugwaho byinshi, ariko we igitangaje yimye akiri muto cyane, yari uruhinja, ndetse ibyinshi bimuvugwaho ni byatangiranye n'igihe yimye ingoma. Sentabyo yatanze atunguranye, kubera ko abavandimwe be ndibuze kugarukaho bitwa ba Gatarabuhura bakomeje kutamwemera ku ngoma, baza kumwoherereza impuzu cyangwa umwenda uriho ubushita, awambaye ararwara, aratangatanga bitunguranye cyane. Ariko akaba yaracyuye umugore wa mukuru we Gihana, umutabazi Burundi, umwegakazi witwa Nyiratunga. Ngira ngo ujye unumva bamuririmba bavuga ngo Nyiratunga yaratumye ngo abatoya ntibagapfe. Ko yavugaga naho bikomoka. Gahindiro rero yima ingoma, nk'uko nari mbivuze, Abanyarwanda buriya bakundaga umwami cyane, kugira rero ngo bereke rubanda uko umwami angana, yakandagizaga ikirenge cye mu ifu, noneho bakerekana akarenge ke aho kakandagiye, bakavuga bati dore uko umwami wanyu angana, bakagereranya. Bukeye rero rubanda barivumbura bati reka turanze, mutwereke umwami wacu kuba ari muto ntacyo bitwaye. Ubwo nagira ngo nkumvishe ukuntu yari muto cyane. Turambiwe ibyo bintu by'amafu, mutwereke umwami wacu tumubone. Babona nyine ko rubanda barakaye, baramuzana, bavuza impundu, barabyishimira, baramukeza nyine. Ako kari agaciyemo. Ariko navuga nanone ko yima ingoma, abari baroze se niko navuga, bamwoherereza iriya mpuzu yari irimo ubushita, barimo umuvandimwe we witwa Gatarabuhura, wari warahungiye mu Gisaka, ubwo urumva cyari kitaraza.
Mm. yashatse kwigarurira ingoma y'u Rwanda, noneho yumvise bimitse Gahindiro, ko bamwimitse byihuse cyane abiru, kuko bavuga bari bazi ko hari ayo makimbirane. Bamaze kumwimika rero, Gatarabuhura ashaka kumuhitana, kuko aravuga ati ni igihe cyiza kurwana n'uruhinja rudafite ingabo zikomeye, biraza kunyorohera. Aratera rero avuye mu Gisaka, atera rwose yizeye intsinzi, kandi abantu benshi byagaragara ko bamuyobotse. Ariko asanga mu buryo buri bumworohere ari uko yahotora umwana na nyina, nabo bakaba bari batuye mu Ruhango rwa Nangingare. Rwa Nangingare ni urwahoze, ubu ni mu kahe karere? Ka Ruhango nyine, niba atari i Nyanza. Hari igihe usanga byaragiye bivanga ku buryo wenda uduce ntabyo, niba atari mu Ruhango ni i Nyanza. Noneho banyura ku muntu wari usanzwe ari umutoni bwami witwa Rusuka, akaba yari umucyaba, yaje no kuba umwiru, ababwira ko ari bubibafashemo. Ariko ayo makuru aza kuyabwira umugabekazi Nyiratunga n'abandi bari bamwegereye, barimo Ry'inyonza yari akomeye, ari we wanahawe kuzarinda Gahindiro kugeza igihe azabera mukuru akima ingoma. Noneho arabyemera, ariko amaze kubivuga bashaka intsinzi rero ko ari ugushaka umuntu uri bujye ku gisasiro cy'umugabekazi n'uri busimbura uruhinja. Umuntu witwa Kiyange yemera kwitangaho umutabazi, Nyiratunga yurira igisasiro, hanyuma undi mugore witwa Nyiramuhanda atanga umuhungu we witwa Rubanzangabo wari mu kigero kimwe na Gahindiro. Ubwo biturutse kuri Rusuka. Ndaza kukubwira abantu bakomeye muri iyi ntambara y'uruhinja na Gatarabuhura. Rumva Rusuka atanze amakuru, ndetse babonye umutsindo. Noneho Gatarabuhura nyine, kuko wari kubageza mu rugo rwa Nyiratunga yari Rusuka, uwo nguwo, bagenda bizeye nyine ko intsinzi bayibonye, baragenda barabahotora. Bo bagomba kwicwa ari Rubanzangabo ari na Kiyange. Bamaze kubahotora rero, mu gitondo batungurwa no kumva indamutsa iramutse. Bari bazi ko babirangije, biteguraga ko mu kanya bagiye kwimika Gatarabuhura. Ubwo rero urugamba ruratangira hagati ya Gatarabuhura n'ingabo za Gahindiro na Nyiratunga, birumvikana. Nyiratunga yari umwegakazi nabivuze, ubwo urumva yafashwaga na musaza we witwa Rugagi, ko buriya umugabekazi yabaga atwarira umuryango we. Basaza be rero bakagira imbaraga, uzajya ubibona tubigarukaho kenshi tuganira mu mateka. barahangana cyane, ariko haza kuba ikindi kintu cyiyongereye kuri Rusuka. Uretse Rusuka na bariya abantu bemeye kwitangaho abatabazi, bariya abagore babiri mvuze n'umwana wa gatatu, ubwo ni ukuvuga Kiyange, ni ukuvuga Nyiramuhanda watanze Rubanzangabo. Hiyongeraho undi muntu wari se wabo wa Gahindiro, umugabo w'imfura cyane ndamukunda, witwa Semugaza, akaba yari umutware w'Urukatsa. Zikaba zari ingabo zikomeye cyane, bari bazizeye rero ko ziri burwane ku ruhande rwa Gatarabuhura. Semugaza ashyira mu gaciro, navuga ko yamurikiwe, Imana imuvugiramo, Imana y'u Rwanda, umutima w'u Rwanda. Ibyamumotivye ntabwo mbizi cyane, ariko bavugamo n'indi sano yihariye yari afitanye na Gahindiro. Urumva yari se wabo, kuko yari mwene Kigeli Ndabarasa, akaba yari umuvandimwe wa Sentabyo, ubwo ni ukuvuga se wa Yuhi Gahindiro, akanava indimwe na Gatarabuhura. Gatarabuhura niwe wari mukuru. Aza kwibuka
noneho nk'uko nari mbivuze atekereza ku buvandimwe afitanye na Gahindiro, ariko atekereza nanone ko ari nawe warazwe ingoma, ariko ngo nibuka n'isano bari bafitanye n'ubwo yari se wabo ariko yari na mukuru we kuri nyina, kuko nyina Mandwa yavaga inda imwe na Nyiratunga, bituma rero buzurukatsa kurwana, hanyuma aza kubategeka kujya mu mirongo y'urugamba bakarwana ku ruhande rwa Gahindiro. Byatinze rero Gatarabuhura wasaga n'uwamaze kwizera ko agiye gutsinda akima ingoma. Bwa mbere cya kinyoma Rusuka yamushyizemo, ubwa kabiri n'urugamba yabonaga ariho aratsinda, rwose yasatiriye urugo rwa Nyiratunga na Gahindiro, urukatsa rwinjiye mu rugamba ibintu birahinduka, ingabo rwose za Gatarabuhura ziratsindwa, ndetse aza no kubona ko agiye gufatwa mpiri, arahunga, ngo ahungira ku mugaragu we wari utuye ahantu bita Ikinyambi muri za Kamonyi ngira ngo. Aramucumbikira, ariko ngo bwije aramuboha, amushyira Nyiratunga nk'umugome, ngira ngo baje kumuroha mu rwobo rwa Bayanga, niho ibikomangoma byashyirwaga, niho babihaniraga. Ibya Gatarabuhura rero nk'uko uko byarangiye, uko Rukatsa na Semugaza baje gutsinda nuko, ariko nyine nk'uko nari mbivuze, insinzi yabo bakayikesha Rusuka, bakayikesha Kiyange na Nyiramuhanda ndetse na Rubanzangabo, ariko cyane cyane n'ingabo zari ziyobowe na Semugaza z'Urukatsa. Gahindiro rero nsoza navuga ko nawe nanone yaranzwe n'ibintu bitandukanye cyane, birimo kugira ubuntu. Bakamwita Rugabisha birenge, bakamwita amaboko atanga atazigama. Abanyagisaka bo bakamwita Mutangatiro, kuko ku ngoma ye Igisaka ntikigeze giterwa nk'uko abandi bami bose bashakaga kukigarurira. Mu gihe cye niho hadutse uriya mugani bajya bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise, uriya waciwe na Gahindiro. Gahindiro rero ni ibyo yaramye igihe kinini ku ngoma, rwose yatanze akuze cyane ku buryo yari agejeje cyangwa arengeje imyaka 100. Kandi kantu wenda nakubwira ntavuze igihe cya Rwogera kandi keza, nuko i Kaganza hariya niho hahimbiwe indirimbo ebyiri zikomeye cyane n'itorero ryitwa Urwiririza, bene Imana n'abagore beza. Umunsi umwe uzayicuranga uzumva bavuga iyo mirwa yose, imirwa ari umurwa wa Gahindiro, ari umurwa wa Rwogera nyine, bavuga ngo nari Kaganza, nari mu Ruhango na nanjye ngare. Ubwo ako niko nari nibagiwe nshaka kukubwira iby'imirwa, ariko nanone iby'imirwa ni ikintu gikomeye. Imirwa y'u Rwanda yose igiye ikomeye cyane, ari Kaganza, ari Ruhango na nanjye ngare, ari Mwima na Mushirarungu. Ariko nk'uko tubizi imirwa iburanye, niko abasizi babivugaga ngo barayiburanishije, Kigali yabaye ya mbere. Gayo nguko naringiye ukuri kugenda uvuga, ndi kugenda ndyoherwa kurusha ba bandi baryoherwa n'ivanjiri cyangwa gatigisimu. Nkumva nkibaza n'impamvu tudafite ikintu kimeze nka gatigisimu kivuga ku mateka yacu, tukaryoherwa tukanabisenga. Simvuze kubisenga, ariko tukanabyizereramo ko ndi kumva biri mu miti. Wowe ubibona ute? Niyo mpamvu ndibyo, impamvu umuntu abikunda nyine nuko aba azi ko birimo intekerezo zikungahaye, kandi nk'uko ubivuga nyine zikiza amateka yacu, intekerezo z'abakurambere bacu turirimba mu ndirimbo y'igihugu, b'intwari bitanze batizigama,
bakaruhanga rukaba ubukombe, nicyo baba bavuga. Mm. Bivuga kenshi iyo nganira amateka yacu, ibisigo byacu, ubwiru bw'u Rwanda, ibyo byose birimo intekerezo zirema umutima, kandi koko ni nako byari bikwiye, kuko buriya abo bakurambere bagiraga igihe cyo kujya gusaba Imana umutima, bakabisabira kuri uriya musozi wa Kigali. Ibyo wari ubizi? Aho basabira umutima Mana. Bagasaba Imana umutima ahubwo, ariko nawo baba bashaka kuremamwo umutima Mana. Basaba Imana umutima nama. Ni ukuvuga ko iyo basabaga umutima bavugaga ko umwami w'u Rwanda bakwiye kugira umutima, abagabo i Rwanda bakagira umutima, abagore i Rwanda bakagira umutima, ngo n'inka i Rwanda zikagira umutima. Kigali mu Ruhango aho ngaho ni uwuhe mwami hazwi? Ni benshi, buriya ntabwo aba ari umwihariko w'umwami umwe, buri mwami wese aba afite inshingano, ariko ubundi Uruhango ni imirwa mikuru ahanini y'abantu ba Mutara. Mutara akaba umwami nyine w'inka, nari nabivuze. Ariko buriya Kigali yo irimo ibyiciro byinshi birenze kuba ari umurwa, uretse uko kuba barahasabaga Imana umutima, ariko banavuga ko hariho n'intebe y'Imana yari iri kuri uriya musozi. Ni nayo mpamvu na mbere y'ingoma y'Abanyiginya hagomba kurindwa, buriya harindwa n'umukurambere wa mbere y'Abanyiginya bita Gahima Kibamba, ari nawe witiriwe Umuhima. Muri Kigali, umusozi wa Kigali hari ahantu habiri hitwa muri Meraneza. Inkomoko yaho ubizi ubwo? Ari ubundi hari n'ibigabiro bya Rwabugiri. Ziriya ngabo nakubwiye z'inshozamihigo zarahabaye, na barumuna babo barumuna babo nibo nshozamihigo, ahubwo abakuru ni ingangurarugo. Tugana ku musozi barimera neza ho nta nubwo wavuga ko hari ahantu i Rwanda hatari mera neza. hose nimera neza iyo hakurikije inama z'abakurambere hahora hameze neza. Ariko buriya Kigeli Mukobanya yarahatuye, Cyilima Rugwese yarahabaye. Abantu batuye i Kigali mu Ruhango, i Mwendo, Rwesero, i Karama n'umurenge nyirizina wa Kigali turabashobora. None Rwesero ntabwo yumva ni Nyanza? Na Nyanza imirwa mikuru myinshi iba ifite ibyo igiye ihuriraho. Ibyo byose iyo ugiye kubireba ni uko atari byo twagiyeho, wenda tuzagira n'igihe tuvuga kuri iyi mirwa umuntu yabishakiye umwanya. Hariya ku gasozi ka Kigali hari ahantu bita ku Kisigiro. Akisigiro mu mateka y'u Rwanda bisobanura iki? Urumva nyine ni ukwisiga k'abakobwa. Ni ukwisiga, kandi urumva iyo tubivuga ushatse wabishakira inkomoko. Buriya nkunze kubigarukaho mvuga ko iyo batunegura aba bazungu baravuga ngo ushaka guhisha umwirabura ashyira mu bitabo, ashyira mu nyandiko, ariko twe buriya izo ntekerezo zacu z'abakurambere ziri mu mabanga y'imisozi. No kuba tuvuga ngo ni amabanga, ni ukuvuga ko iyo misozi ifite ibitabo tugeraho twe bene icyo gitabo tukagisoma, kandi kikaba ari inshoberamahanga. Iyo tuvuze Kigali nzakujyana. Iyo tuvuze i Buyenzi ntabwo ari i Buyenzi, ni i Buyenzi. Iyo tuvuga Shyorongi ni ishyo irongi. Iyo tuvuze Ruhengeri sibyo, ni Ruhingeri. Wabona ibintu byinshi byinshi. Iyo tuvuze Ryabega ni iry'Abega.
urumva twaba tugiye kujya muri detaye. reka no guta umurongo w'ikiganiro cyacu Abantu bazabifatira umwanya. soza mbere y'uko nsoza wenda ikaganza ubundi ni mu kahe karere ko mu Rwanda abantu baba i Nyanza muri Nyanza ariko mu cyahoze ngira ngo ari Gatagara. yego. Hanyuma rero ku neza utugirira yo kuduha ikiganiro kiryoshye gushya kugira ngo dushimishe abadukurikira, ni iki twakora koko? Hari umuntu nigeze kumva mu kiganiro ari kwigisha abakirisitu, hari ahantu mu giterane cyahuje abantu benshi, ntabwo byari iby'idini ahubwo byari birebana n'amateka y'u Rwanda. Aravuga ati maze Imana ikampa imbaraga nk'izo yahaye Yezu, nkajya mpura n'umuntu ufite urwango nkamujomba igishinge cy'urukundo. Twe dukora iki kugira ngo twumve ko uru rubyiruko ruri hano i mahanga, anazi icyo bisobanuye imahanga, bumve bakunda ikinyarwanda kibaryohere, kuko iyo ukivuga nareka kujya gusenga nkagutega amatwi. Dukora iki n'abandi babikunde? Wabonye ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari kumwe n'urubyiruko rw'indangamirwa basoza itorero. Iyo dufite ubushake bwa politike nka buriya, iby'ingenzi tuba tubifite, nitwe twakwinanirwa. Ngiye kuguha akazi rero, nubwo buriya ariko yaranakaguhaye kandi uzi ikinyarwanda, wakwihaye akazi tugahita tugakora kazaduhera. None se ubundi ko ari nawe wavuze ngo uhinga mukwe ntasigana, murasiganya nde? Mbabarira rero dukora akazi tuganiriza abantu ikinyarwanda kibi cyawe tukigushinga, ko ibintu uvuga birimo ubwenge bwinshi. Uzi ko ushobora gushinga idini ryitwa ikinyarwanda? Ko atari icyanjye se, ari ikinyarwanda, ari n'ubwo bumenyi ni iby'u Rwanda. Ibyo rero abantu babyiyitirira sinzi aho babikura. Abwirwe benshi kumve beneyo. Ubwo rero nawe akazi n'akawe, iyi platform tuyigiriya bose bajye bazi tuganira ikinyarwanda dutegeye. Rwose ibyo nta wabisubiza inyuma, kuko urebye intekerezo z'abakurambere bacu, uribuka ko mbere iyo wabaga usubiye i Rwanda bakubaza ngo mu Rwanda rw'iyo muraho, ni ukuvuga ko aho ugiye hose wagombaga kujyana u Rwanda mu mutima, wo ku mutima niba ariko ushaka cyane. Iyo rero wajyanye u Rwanda ku mutima, iby'i Rwanda nibyo bijya hejuru y'ibindi, kuko turi urumuri Rwanda. Urumuri Rwanda, ibyo bintu warabimbwiye, mbitekerezaho umwanya uhagije, nkora ubushakashatsi, nsanga mu bimwe biranga ingoma ya cyami cyangwa ingoma y'Abanyiginya, ntakora amakosa, harimo ikimenyetso cy'urumuri mu byabarangaga. Urwo rumuri Rwanda nyine rukakwira hose, ni rwo rukurikiranye. Ni zahabu bita isani. Tukaba abanyagasani niba dufite urwo rumuri. Twaba tutarufite tukaba turi ababuragasani. Zahabu yitwa isani, tukaba abanyagasani. Yego, buriya se ntujya wumva bavuga nyagasani? Ni agasani gasenze rero kari ku mitima yacu. Inshuti bakunzi b'ikinyarwanda dukunda, cyatangiye kuryoha, sinzi nimba turi busoze. Ntituzababura abanyagasani. Yego, njye nari nzi ko ari Imana. Nibyo, ni urumuri ruva ku Mana. Ariko nyine Imana ni urumuri. Urwo rumuri rero iyo warwakiriye ukarugenderamo, ariko ukanarusakaza mu bandi, uba uri umunyagasani. Waba utarufite nk'uko nari mbivuze, ukaba uri umuburagasani. Urubyiruko rero rudafite umuco ruba rwabaye uburagasani, rukwiye gusiga. Haba habayemo amakosa y'ababyeyi, kuko umwana uramurema ukamumurikira.
noneho rero akaba wowe, kuko ubundi iyo umuha izina uba umwitayemo, ugomba rero kuba wuzuye kugira ngo umwitemo. ntabwo ibyo mbyumvishe ngize ngo ni igishinwa uvuze. Iyo muhaye izina uba umwitayemo. Kwita izina ni ukwitamo. nkava muri njye nkajya muri we Yego kugira ngo azansigarire. cyane. Okay, ibyo nabyumvishe. Iyo ataravuka uba waratanze iki? Intanga kubaho. Izo twahinduyemo intanga. Yego. N'ubundi numva intanga ntazi icyo bivuze nk'uko uvuze intanga, kuko iraha ikindi kintu kitagisa. So abashaka kwiga ikinyarwanda tuzashyiraho ikintu cyigisha ikinyarwanda online. Uyu ni umwarimu, ni nawe uzaba ukiyoboye ku isi yose, niko njye mbibona. Hanyuma ibizakurikira muzaduha agahimbazamusyi. Sinzi niba agahimbazamusyi ko gusya amasaka, niba ariyo waseye gusya bitewe n'icyo useye, usera ku rusyo, naho gusya ni ingasi. hari n'imbyino kera babyinaga mbere yo kujya gutwikurura bita umusaturamano. bagombaga umusaturamano ubwo ni igiki? muba mwabyinnye ivumbi rigatumuka. Okay. Ariko turashaka kuzajya dukora ibitaramo bihuza isi yose, tugasatura highway zina. Ubwo sinzi bihari cyane. Baravuga ngo ikinyarwanda kitugendemo kibe umucyo utuyoboye, wa undi wavugaga kugira ngo urumuri rwande kandi mu byaremwe byose bibaho bihumeka tubihe ubuzima bwabo. Yego. Niyo mpamvu tuba dukwiye kuba mu Mana nayo ikatubamo, ariko tukaba no muri bagenzi bacu. undi muntu ni wowe nyine, hanyuma tukagira n'ibintu undi, kuko iyo bigutunze nawe ukabitunga. Ibyo ari byo byose ibyo wariye n'ibyo uri byo, ari no mu buryo busanzwe. ubutaha tuzavuga ku bintu tumye ntekereza kano kanya, ntabwo nari nabiteguye. Tuzavuga ku ijambo rivuga ngo inkotanyi ni ubuzima, kuko uvuze umuntu undi, urumuri Rwanda, biragenda bikonekita n'ubuzima. Mpita mvuga ngo niyo mpamvu, ubwo impamvu ndayumvishe. Tuzakomeza kuri iyi topic ubutaha. Uzabimenye gusa ko inkotanyi arizo zahuje amarage yose u Rwanda rwateruranwe. Yego. Ari irage rya Benimana, ari irage rya Kanyarwanda Gahima cyangwa se ubumwe bwacu, ari irage ry'ubudahemuka rya Ruganzu Ndori na Cyilima Rujugira, nawe akagira ubwo bita irage ry'ubutaneshwa. Noneho rero n'irage ry'ubudaheranwa, ari naryo irage ryo gukotana. Kandi gukotana nyine rero ni umwuka, ni spirit, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye cyane. Urakoze cyane. Turashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro cyacu. Nanjye nubwo ntahagarika nakomeza, ariko kubw'umwanya n'ibindi byinshi tuba tugiye gukora, ndabararikira ko ubutaha tuzakora ibirenze ibi, kandi mbasabye ko kugira ngo mutazajya mucikwa n'icyo ari cyo cyose twavuzeho, mukore subscribe. Ntabwo byaba byumvikana ko mutakora subscribe kandi mwatwumvishe, kugira ngo tuzakomezanye no mu bindi byinshi bizatuza. Nuko mudutera inkunga mu bitekerezo, mu byo mwumva twavugaho. Umuvandimwe wacu ni umwarimu mwiza, kandi kumukurikira ni ukugirira neza urumuri Rwanda, kuko ruzamurikwa n'urubyiruko ruzumva ibituvuga. Njyewe ndi Mudakikwa Rwambarama, umutumirwa nawe arasoza ari nk'uko yatangiye atwibwira, ni masengesho. Murakoze. Imana y'u Rwanda ihorane namwe. Urakoze cyane.